aratubwira ati su'alu nasi almal min ghairi haja, kuba umuntu yasaba umutungo nta mpamvu cyangwa se atanawukeneye. Umuntu ashobora kwibaza ati ni gute usaba umutungo utawukeneye ko nta wanga ijana murindi? Umwanditsi arakomeza adusobanurira atangira kuri hadith yaturutse kwa Sahal ibn al-Handara radiyallahu anhu qala, Sahal ibn Handara aratubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bisakareho iragira iti, man sa'ala, umuntu uzabaza cyangwa se agasaba, wa indahu ma yughnihi, ariko agasaba afite ibyo afite ibimuhagije, fa innama yastakthir min jamr al-jahannam, nta kindi abarunda mu mufuka we cyangwa se mu nda ye usibye amakara ya jahannam. Subhanallah, umuntu araje aragusabye afite icyo ari buze kurya, ariko ari kugusaba kubwira ko ashonje kandi afite icyo aza kurya, uwo nguwo nta kindi abarunda mu nda ye usibye amakara ya jahannam. Qalu, abasahaba baratangaye barabaza bati, wa man ghina alladhi la tanbaghi ma'ahu almas'ala, ese ni ikihe kintu, ni ikihe kigero cy'ifatizo ku buryo umuntu atemerewe gusaba? Ni icyo umuntu yagendera avuga ko hari icyo mfite singomba gusaba? Qala, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti, ma yughdihi wa yu'shihi, icyo ari buze kurya saa sita na nijoro. Birahagije kuba uramutse ufite icyo kurya cy'umunsi, kuba wasaba imirengera cyangwa se ikirenzeho, nawe uboneka muri iyi hadithi yo kurunda amakara cyangwa se umuriro mu nda yawe, wal iyadhu billah, Allah abiturinde. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, nanone kuri hadithi yakiriwe na Ibn Mas'ud, Allah amwishimire, aratubwira ati, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho aragira ati, man sa'ala wa lahu ma yughni, umuntu uzasaba afite ibimuhagije, ja'at yawm al-qiyamah, ku munsi w'imperuka azaza khadushan aw kadushan, isura ye ikobanye ahombanye, afite ibintu bimeze nk'inkovu mu buranga bwe, fi wajhi. Wa ba'd ash-shadina yaqifuna fi al-masajid amama khalqillah, bamwe mu bantu rero bakunze guhagarara ku misigiti bagatangira ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqta'una at-tasbih bishakayatihim, ugasanga barimo bararogoya abantu bari kwikorera azkar n'ibindi bigiye bitandukanye. Wa ba'dhum yukadhibuna wa yuzawwiruna awraqan, na bamwe baba bafite impapuro mpimbano, ugasanga umuntu yapaze impapuro mpimbano zo kubwira abantu kugira ngo bamuhe amafaranga. Sinzi umuntu ari kwa muganga, sinzi umuntu arimo bomboni yagiye kwaka impapuro mpimbano kugira ngo abashe kubona ayo mafaranga. Hari n'ubeshya ko umwana warembye ari muri bomboni, hari n'ababa bafite rendezvous zidashira, afite rendezvous yo guhera tariki ya mbere kugeza kuri 30, agahura nawe akakwereka tariki ngo no munsi nayo ifite rendezvous ariko nta mafaranga mfite. Byakwanga kukubwira ati basi matike ngereyo, kandi batabikeneye ahubwo ari ukurundanya amafaranga kugira ngo abashe kubaho mu buryo butaziguye. Uko ni ukurya aklu amwali nas bighairi haq, uko ni ukurya umutungo w'abantu utabyemere. wayakhtarikuna qisasan, bagatangira bakavuga amateka agiye atandukanye uburyo bababaye. وقد يوزعون أفراد الأسرة على المساجد ثم يجمعونهم وينتقلون من مسجد الآخر, ku buryo bamwe babigize n'umwuga, ubusanga ahubwo noneho barabigize kampani, azana n'abana be bakicara bakavuga ati wowe urajya aha, n'undi ajya aha, tuze guhuriza hamwe. Kandi bava mu Islam al asaf shadid, ikibabaje ugasanga abo bantu bafite umutungo, wahum fi halatin min al-ghina la ya'lamuha illa Allah, ariko bakaba bafite umutungo tutazi usibye Allah subhanahu wa ta'ala ariwe uzi.
aho biza kugaragarira rero fa idha matu dhaharat itarika, iyo baramutse batabarutse utangira kubona abantu batangiye kugabagabana ibyo basize, ugasanga bafite ibibanza, bamwe bafite moto mu muhanda, ukagira ngo numwe wahaga cyangwa se umwe wagusabaga, nta kindi agambiriye atari uko akeneye, ahubwo ari uko kugira ngo arundanye abantu mu Islam. Wa ghayrihim min almuhtajin, ugasanga bo bifitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ari nabyo bisigaye bibaho kuri uno munsi wa none. Umuntu araza akagusaba kuko ukumva arababaye, akakubwira qissa cyangwa akakubwira story ukumvira ababaje, nyamara arimo arabeshya, ahubwo ariko kazi yahisemo abantu mu Islam. Noneho bamuvumbura bikarangira. Wa ghayrihim min almuhtajin alhaqiqin yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ugasanga ba bantu twakagombye kuba dufasha, bamwe bifata nibagaragaze ko bashaka gusaba kandi bakeneye rimwe na rimwe bakabigenderaho. Muri iki gihe guha umuntu biragoranye abantu mu Islam, bitewe n'iki? Bitewe na bamwe bigize abateka mutwe, birangira na wa muntu ukeneye guhabwa bavanywe mu Islam atabonye. Ibi bintu bimaze gutera inkeke mu Rwanda, bimaze gutera inkeke mu bana b'Abayisilamu ku buryo nta n'akazi bakijyamo. Niyo umupangi umushinga ababona ari imbaraga nyinshi agiye gutakaza, kandi yimenyereye gushyiramo amaforode no kubeshya ibisa bitabaho no kukubwira stories zitabaho kugira ngo umuhe amafaranga atahana 10-20, wowe utanatahana ku munsi kugira ngo abasha bibone. Ibyo rero abavanywe mu Islam ndabagira inama ntiretse yuko iki kintu twakagombye kucyitondera abavanywe mu Islam, kuko nta kindi bavanywe mu Islam usibye kurundanya umuriro munda ndetse n'amakara jahannam munda, wal iyadhu billah. Allah abiturinde. Si nibyo gusa, ubwenge bwacu burangirika ku buryo umuntu nta n'ikintu yakwikorera, abategereje azamuye akaboko kugira ngo abantu bamufashe, kandi ari umusore yakagombye kugira icyo akora avanywe mu Islam. Ndabagira inama rero ntiretse yuko twagandukira Allah ukuri ko kumugandukira, tugashishikazwa no kurya ibivuye mu cyuya cyacu. Bavanywe mu Islam, mu gusoza ndetse n'inama nziza twagirana hagati yacu, bavanywe mu Islam ku mpande zombi. Yego muri iki gihe ubuzima ntabwo bworoshye, kubona icyo kurya muri ino minsi biragoye, ariko bavanywe mu Islam ukibone wagikoreye, ureke kubeshya stories zitabaho, aho kugira ngo urye umutungo wabeshya abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo ubone icyo urya, ndetse bikanarangira warabikuyemo amafaranga ku buryo ubona ari byo byagukiza, kuvuga kwesikoroka abantu ku buryo ari byo byagukiza. Abavanywe mu Islam ku ruhande rw'abasaba, ntabwo ari bibi kuba wasaba mu gihe ukeneye, ariko biragayitse. Kubw'ibyo rero gerageza ushaka ikintu ukora, utakambire Allah. wasallu bil-layli wan-nasu niyam, ushaka ukuntu urari bihagararo utakambira Allah subhanahu wa ta'ala abantu baryamye. Unagerageze gukora utwuga tugiye dutandukanye. Hano mu mujyi hari ibikorwa umuntu ashobora gukora nta n'igishoro afite, akaba yabona amafaranga ariko yabigizemo uruhare, ari kwihuta ashakira abantu ibintu, atumikira abantu ibintu bakamuha amafaranga. Kubw'ibyo rero abavanywe mu Islam, urwo ruhande umuntu akagombye gushaka ibyo yakoreye, kandi abavanywe mu Islam agatakambira Allah ko yamuvana muri iyo hali. Ku rundi ruhande abavanywe mu Islam mutanga, nimba uhaye umuntu rimwe kabiri, wikomeza kumuha kuko bizarangira ari itegeko. Twigeze kubibona cyangwa biranagaragara, iyo umuntu muhaye rimwe kabiri gatatu, warenzaho kane bihita bibitegeko kumuha, ku buryo niyo ugabanyije ingano wamuhaga ararakara akanakubaza se kumaye make ukagira ngo yayakoreye. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane abavanywe mu Islam twakagombye kugira. Kubw'ibyo rero ku muntu utanga yakagombye kureba uwo muntu niba koko akeneye, agafata ayo mafaranga yayakoreye. Ufite imodoka, fabiha wa ni'ma, Allah akomeza yirinde, ariko muhamagara nta kintu ufite cyo gukora, ngwino unyogereza imodoka nguhe bitanga, apana kuyamuha nta kintu yakoze. Ibyo ni ukumwangiza mu bwonko, bituma ashobora gukomeza gufata ya gahunda yo kwirira amafaranga atakoreye, bikanamwangiza mu bwonko ntanatera imbere. Shaka ikintu mwakore, nagikora umuhe, ejo n'ejo bundi bavanywe mu Islam bizarangira avuga ati ariko se ubundi harabura iki.
uwakora iki n'iki sinagira icyo mbona. Urwo ni ku rundi ruhande. Ikindi bavanywe Islam, ku bantu bafite ibyo batanga, turebe n'abandi batajya basaba ariko bakeneye, wabamenya ute? Nta nubwo twanabamenya tutabasura. Usanga umuntu arakiza, afite umuturirwa, afite umuturanyi we basarira ku murongo umwe, birirwa basuzanya amakuru bimeze bite, ariko utarajya no kumusura. Mu kwinjira mu nzu ye gutora salamu ushobora kwicara ukamenya hali y'umuntu. Isaha n'isaha ushobora kumuha akazi cyangwa ukamuha icyamugirira akamaro. Iki ni ikindi gisubizo twakagombye kuba tugaragaza cyangwa se dukora ku buryo twafasha bagenzi bacu badafite uko bashoboye. Ntabwo ari ngombwa gusaba abandi wa Islam. Allah aravuga muri Quran, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, no mu mutungo wabo bafite ukuri kw'abantu badafite cyangwa se badashoboye. Kubw'ibyo rero menya ko mu mutungo wawe bavanywe Islam ufite mu kuri kw'abakene. Tanga zakatul mal igere ku bantu batera imbere. Ndababwiza ukuri impamvu tudatera imbere nuko bamwe mu bakire bafite ibyo babitse by'abakene, na bamwe mu bantu dukennye ntabwo dushaka kugira icyo dukora, ahubwo turashaka kurya twicaye no gusabiriza no kubeshya kubeshya inkuru zitabaho kugira ngo babashe baduhe. Nanone icyo nasozerezaho bavanywe Islam ni ku bana bato. Uburyo turera abana bato tubarera mu buryo bwo gusabiriza. Iyi ariyo nama nasozerezaho bavanywe Islam. Hari uburyo warera umwana wawe agakura ari umuntu ukomeye. Imahanga barabidutanze, ni nayo mpamvu ubona abasabiriza ni bake kereka ababuze uko bagira. Umubyeyi afata abana be mu mafaranga yabageneraga byibuze nka buri cyumweru, argent de poche yabageneraga, ariko nayibahe for free cyangwa se bakayibona for granted nk'ibintu biraho. Umwana kumva ko umubyeyi igihe cyaricyo cyose aramuha amafaranga, nana yabura amubwira ati eba ntabwo ashaka kumpa amafaranga. Ariko bavanywe Islam, nitwigisha abana bacu agaciro k'amafaranga bazabaho mu buzima bwiza. Turi kubahisha amafaranga ariko barayiba. Kubera iki? Ntibaza agaciro, bazi ko wakoze gusa. Kubw'ibyo rero mu byo bagenera, nimba ari 5,000 ku cyumweru nk'uko Allah yagushoboza, cyangwa 1,000 cyangwa 500, muhe responsibility akora. Mubwira ati mwana wanjye guhera uno munsi ku cyumweru nzajya nguha amafaranga ari uko namenye ko wasaye 5 ku munsi, ari uko wafuze umwenda wawe w'imbere, ubwo n'abana bato turi gutegura, ari uko ubrosa nta muntu ugushyizeho imbaraga, ari uko ujya kuryamira ku gihe, ari uko ukora etide, ibintu byose ukabimushyira ku murongo. Niyo wabishyira ku kibambazi cyangwa se ku muryango w'inzu ukagenda ureba ukuntu abivivu, hanyuma ku munsi ku cyumweru nzaguha amafaranga ukeneye. Ariko nawe amafaranga ukeneye nguha ugomba kuyacamo ibice 4 cyangwa se 3. Igice cya mbere tufata urugero, nimba umuha 1,000, urafata 300 cyangwa se 400 uyasevinge. Ku mwaka uzagura icyo ushaka. Nimba ari igare ushaka gukura, ayo uzabugejeje nzakongereraho. Ufata andi 300 uyabike, ujye uyarya icyo ushaka ku ishuri, yaba biswi yaba shokora, ibyo ushaka uyakoresha ibyo ushaka. Hasigaye angahe bavanywe Islam? Hasigaye abamenyi batangiye gutandukana. Ikhtalafa ulama. Naam. Magana ni urugero nayo gusevingira igare. 300 nayo kurya ayakoresha icyo ashaka, nashaka yangiza. Hasigaye 300, afate 200 abike ku wa gatanu azatange ku juma. Byasobanutse? Asigara 100 arikoresha iki? Kandi yatanze ku musigiti 100, ategure byibuze ikintu ashobora gukora cyamugirira akamaro. Ni amafaranga make, ariko ukagenda apanga ibyo bintu, ugenda utegura umwana mu mutwe ku buryo agira imyaka 15. Wallahi ari umwana usobanutse mu mutwe. Benshi mu babyeyi aricara akareba umwana urangije segonderi na university akabona aracyari nta kintu yamufasha. Ariko bavanywe Islam, nidutegura abana bacu 10-12 aramaze kugera ku rwego rushimishije kurya umushyigera na bije y'ukwezi mu rugo akayitunganya kandi gatungana. Uko niko twakagombye kuba turera abana bacu. Nanone abavanywe Islam, ku nkuru sozerezaho, ni imwe mu babyeyi yagerageje umwana we, ariko muri aka kanya ni umunyarwanda. Muri aka kanya ni umwe mu bana bakize bitewe n'uburyo yamugerageje. Umwana yarangije segonderi, umubyeyi aramubaza ati
ese nikiyumva ushaka gukora ubaka kana. Urabizi abantu barangije secondaire bafite imishinga myinshi za ChatGPT zibabeshya ngira ngo murabizi. Aramubwira ati ndashaka gukora iki, nyene amafaranga 400,000 se arayamuha. Nagara amafaranga menshi sinamaki, kubera aka kanya turebye kuri momo zacu nta numwe yafite illa ma rahima rabbi, kereko Allah yagirimo. Umwana arayashoye, nimbara yashoye mu nkweto, wallahu a'lam, arashya, mwe byita gushya. Umwana kugaruka kwa se biramwangira, ariko se yarabizi ko bishobora gupfa cyangwa se bigakunda. Aramwegera, byagenze gute? Ati nahombye kandi nta kintu sigaranye. Papa bamukubira akabira muhamagana. Umwana agira ubwoba, atangira noneho kuvuga aya yose ndayakoresha iki ko nahombye kandi none kizere na gitari. Nanone akora indi mishinga, nanone arongera arahomba, atangira noneho gusiba kurya ku meza. Umubyeyi akajyaza umwana yaryama, umwana akazinduka, papa umubyeyi aramushakisha, aramubwira ati byagenze bite? Ati nakubeshye ntuzongere kuma amafaranga yawe, narahombye. Papa aravuga ati nguhaye 1,5 million. Umwana yahise acanganyikirwa, ahita anava no mu rugo, aragenda akodesha inzu amezi 2, andi mafaranga akajyaza kurya iwabo areba igisenge. Ariko ava mu Islam byarangiye umwana abonye umushinga na experience yakuyemo, hanyuma akora umushinga, amafaranga yose yahombye byarangiye mu mwaka umwe ayagaruriye se, nawe yamuhaye yose. Aravuga ati papa wanyigishije ubuzima, ubu ngubu nanjye ndikorera. Ubu muri aka kanya ni umwana umanura amakontineri n'amakontineri, ni experience. Ariko ntabwo mvuze ngo ujye guha umwana wawe aka kanya yaguhombye. Tangira umwigishe duke ubanze umenye ko ubwenge bwe bwigeze buri gukora. Utangira kinini n'amafaranga, nimba akiri muto utangira umuhe utwo tuzame, umuhe responsibility. Bizarangira n'umwana ukomeye mu mutwe. Bava mu Islam twigisha abana agaciro k'amafaranga. Rimwe na rimwe hari igihe tutaba tutanabizi natwe. Amafaranga icyo amaze ntabwo ari kuyarunda kuri banki, ahubwo ni ugukemura ibibazo byonyine. Nituyarunda kuri banki umutima wawe uzayakunda birangire ukunze amafaranga kurusha ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe wange no kugura ikintu gihenze kuri wowe kubera gukunda umutungo. Hari abantu baba bafite imodoka za kera zo muri 30, avuga ngiriya ngo ni original. Oya, wirabeshya, uratubeshya. Ahubwo ukunze amafaranga wanze no kuyarekura kugeza ubwo nawe wiyima. Ibitagize rero icyo bikubwira ntibyanaguhindura. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi bumva byinshi bagahitamo ibyiza. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda gusaba abantu kandi dufite Allah subhanahu wa ta'ala. Ma gharraka bi rabbika al-karim, ni iki kituvana kwa Allah we nyiri bigega. Walillahi khaza'inu as-samawati wal ard, afite bigega. Uhaye Firauna amubangikana yarigize Imana, ese ni iki twe yatwima kandi tumwubamira amanywa nijoro. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.